ntabwo ubazi none kubazi kuki utarebye ikigabo kimwe mu byazaga aho kugira ngo aza gutana ngo ntiwanyu nahera ku mugabo wanjye hanyuma ugakora iki nkukata amano nkukata nkagera no ku bugabo bwawe bwaba bwarabikoze ari umugabo wawe niba ushaka amahoro rero ukumva ko ushaka ko tubana neza icyo ufashe umwana wawe n'uwo mugore wawe mubane mu mahoro bitari ibyo ngibyo zamukuzanira umurere wa mwana we ndakwanga hahandi udashobora kumva urwango nkwanga ko kubimenye ukasatura mu mutima ukareba urwango nkwanga wahita uhamagara nyoko mbese nta nomero za nyoko Kanoba narakwihanganiye bishoboka nasubira kunyitwarira vunika njyenyine urabizi aho nahereye ntabwo byashoboka rwose mbese nakubuza uri hano urimo kurya wawu akira kamushyiramo agasosi aya masaha mwitaje bite byanjyewe ariko ibibona uburyo ukaryama ukagarama wowe n'umudamu wawe n'abana bawe ukabitaho uwo twabyaranye we ntabwo yavukiye amezi 9 none ndaguhamagara ngo isaha izo saha kugira n'isaha nyabaki wabaye uti isaha wasereyeho indase kutavuze ngo isaha nisangaje icyo nkeneye ni indezo y'umwana cyangwa niba bitari ibyo ngibyo umbwire njyewe zakujyane mu mategeko wajya wibaza andi masaha aya masaha niyo iki gihe cyo kubibariza wibwira amasaha n'igicuku kujya kuntera inda y'uyu mwana ntabwo wigeze ureba ku masaha icyo nshaka ni indezo y'umwana nigeze mbihakana ahubwo ni igihe cyo guhamagara n'igihe kitari cyo guhamagara ni kimwe no gushyira mu bikorwa ibyo wemeye ni ikindi njye ntabwo mbyumva iyo ubona uburyo ukaryama ukagarama we n'umudamu wawe ufite umwana hanze utabasha kumfasha uba wumva utekereza iki mu by'ukuri narakwihanganiye bishoboka nkukorera ibishoboka bihagije ndakwinginga noneho bigeze ndumva ndambiwe ntabwo byumva ntabwo binashoboka umva mubwire ntabwo nanze gukora inshingano zanjye ndabizi ko umwana ufite ari uwanjye ariko si cyo gihe cyo kubimbwira aya masaha reba icukukira n'iki saa saba urumva itondi kugutera inda ntiwigeze ureba ku masaha niyo mpamvu mu gihe tugifitanye amaraso isaha iyo ari yo yose nemerewe kuba naguhamagara kumbwira rero ngo aya masaha ni muryamanye n'uwo mugore wawe njyewe ntabwo ibyo bindeba ujya kuwutera inda wari umusize mu buriri ntabwo bindeba ibyo bintu ntabwo bishoboka ko nta n'umuntu ushobora kubyumva nimba ushaka amahoro rero ukumva ko ushaka ko tubana neza icyo ufashe umwana wawe n'uwo mugore wawe mubane mu mahoro bitari ibyo ngibyo zamukuzanira umurere umva mukamaceceka nakumvishije tuza rero aya masaha nabyumvise ibyo wambwiye reka niryamire ibindi tuzabikoze ntuza gute umwariye we n'abana muguwe neza mu nzu umwana abamo nta bukode wishyura ntaki none urambwira ngo nintuze inzara ni yose ku mwana bawe barajya bakaryama we n'umugore wawe muratengamaye ngo nintuze ari nkayo watuza gute nakumvishe sawa urakoze ijoro ryiza ntabyo gukora ibi bintu nutabisubiramo ubitekerezeho neza ubwo nawe urabushaka kwisubira amayira hagati yawe n'umugore wawe nabyumvishe basi ngatuza ngiye ku buryo nakemura mu kibazo kandi ntibiguhangayikishe ntuzongere kumpamagara aya masaha urumva ndakwiyamye ntuzongere kumpamagara aya masaha nzaguhamagara mu gihe tugifitanye amaraso ndakwiyamye ntuzongere kumpamagara aya masaha kandi bikwihanize wanyumvishije uzamuhamagare ariko ntanganira kuko kubona umwana ageze imyaka 12 nta kintu n'iki na kimwe umumarira nta mashuri umwishyurira uko yabayeho ntuzi buri kimwe warangiza ukaryama ugatuza
sinanze kumamagara aya masaha, sinanze kumamagara ariko aya masaha sinshaka kumamagara. So, tá. Você, mano, você conseguiu onde vai naquele isso ali? Isso ali. Você quando kugenda bakiza. Coragem. Nuko. Basi gihumiriza murebe. Gihumiriza murebe se waritse. Ndazi. So ahubwo. Geri ikintu kimwe nibaza. Amafaranga yishyura ino nzu uyakura he? Umva kandi none ugaruye bya bindi. Nzi simbora. Simfite akazi. Ku buryo wishyura inzu yawe ukishyura n'inzu yanjye. Ne ari bishoboka uyu munsi wamenya akakubwira ngo tubana ariko ntabwo byashoboka. Ariko nyine tugomba kubirwanaho kandi tukabaho. Kandi muri iyi minsi hari ahantu numvise uri gushaka umukobwa nshobora kugerageza nkareba ko ari gukora ibyibuza byose ikagabanuka ariko mfite akazi ibyo ntukabigire ikibazo kandi ntugatekereza ko hari ikintu kibi kugira ngo kugira ngo ibi byose mbikore. Gitangiye uzi ko ari igihe nyambona kuri Imana yampaye. Sajya gabaye. Oya biriseriye nuko. Ariko nanjye Imana yampaye. Amugwiza se bitera kandi wazindutse yarubika afitiye gahunda. Hari aho ngiye kujya ariko ntabwo nindayo. Iyo gahunda se utambwiye ni gahunda bwoko kira? Si ibintu byose nari bunatindayo no kukubwira koko. Ariko numva ibintu byose tubihuza wakagombye kumbwira. Aha. Ntabwo nindayo. Ngiye no kwenda gukunda. Ndagukunda. Kandi promise nabwo nuko nazigera mubeshya urukundo rudahari. Nanjye ntabwo nzigera mubeshya. Mbaze ko byayinda gusanga nyine abasore babifuza ku bakobwa n'iki. Kuri wowe nta kintu na kimwe ngiye mwifuza urukundo rwonyine. That's why I love you. Niyo mpamvu nagiye gukunda. Basi igihumiriza agiye murebe butandaye. Agireka. Yazo twavugana mumirije. Nyine tugiye mfata umwanya wo kukureba ntuze gufata uwawe. Umva mbese. Tugomba kuvugana tureba neza mvuge nakureba. Ndongera sekunde. Niyo mpamvu nzindutse ndatebuka. Ngiye muri gahunda se kwa Mama Tereza. Ariko sheri we Mama Tereza se niwe ugira gahunda gusa. Sikwaye ko ariyo nzi twari tuziranyeho niba wahindurwa wambwira da. Nahinduye ariko naho nshobora gucayo ngarutse. Okay, ntacyo gusa mbere yo kugenda isi ishize hari umugabo wari ufite ikibazo kimeze cyakasamutwe. Ikibazo giteye gitese. Rero navuye mu rugo natetse ariko babinyemereye ko no munsi uri bunekere bya bindi kandi aho buvuze guteka ndibuka. Stock yawe nta kintu kibiramo. No. Ntacyo. Ndakeka ntacyo. Byose byari amavuta weje undi naragize. Sabrina. Uziko usigaye ntungura. Gute? Kwanyuriza ibintu utanambwiye. Noneze ko mbambise ko bidahari. Mbizi naziyo nje wawe ahantu misha. Hari ntamwe misha. Sabrina nuko nyine ngukunda ariko
uraba wabasha kumugira inama mbishoboye sheri ariko kabaza ikintu kimwe bate mama Gwiza mbwira nta kibazo ndumva nka buriya umugabo w'inshuti yanjye amubwira ngo yabyaye umwana hanze nka buriya ndamutse umugore wanjye abimenye ntarabimubwiye byagenda bite ahandi hantu nakumva biteye isoni mbaze ko ariho nunze nta kazi mfite uyu muntu uzabona akazi kandi ndabizi ko nawe nubona akazi uzahitaho so I have to do it because I know you will pay me. okay nta kibazo so ubwo rero gahunda niyo ngiyo ndaje njye guteka mu kanya ndagufasha ntabwo uri bumfashe uricaramo hano muri salo urebe filime cyangwa ujya mu cyumba uryame ntabwo naza kugusura nyuma hari umwanya nari kukubona ntabwo byakunda ndabigenze burebe cyetera aho turi kumwe ariko nta kintu uri bumfashe wamugiriye inama ntabwo ndimo kubyumva neza nasi kitumva ni iki nakubwiye ngo hari umugabo w'inshuti yanjye dufite kuba tuganira dusangira kamwe hano ruguru muri bar restaurant hano urabona kwa Bakajuga ngo umuntu aramutse abyaye umwana hanze umugore atabizi yabyakira ate byagenda bite mugira inama umugabo aramutse ari nkawe ukabyara uwo mwana ukamuzana hano cyangwa se reka mbyumve ko ari uwawe nagukorera agashya nyumvira ko mubwiye ko hari umuntu wari urimo kwibaguza icyo kibazo kimeze gutyo utangiye kuba ingerekaho gute wamukorera agashya akaye gashya se wamukorera ubundi sheri si inama se ukeneye ko mugira uzamuha we gira inama umugabo ndi umugore we nahamagara iyo ndaya babyaranye ngwinyi iyo ndaya n'uwo mwana nkabicaza muri salo nkahera ku mano gusa nahera ku mugabo wanjye hanyuma ugakora iki nkukata amano nkukata nkagera no ku bugabo bwawe bwaba bwarabikoze ari umugabo wawe ariko mubwiza none uri igitangaza pe ndumiwe ukata twegera n'ukata n'ubugabo bwe ari nkawe nagukata nagucagagura hahandi ubugabo bwawe bwose buri kanyama kajya ukwako nkagukatana ndetse n'umunwa waba warakoresheje umutereta ariko mana yanjye we ndumiwe koko ese mubwiza ibyo bintu wabitinyuka bikora njye ntuzangerageze nk'uwo mugabo umere nk'uwo mugabo ntuzangerageze ngo mbe uwo mugore kuko njyewe ariko ndumiwe koko kankureke we amakuru yawe ni iki kikugenza se iki kingenza kandi uba rwose nari narakubuze none ngize amahirwe ndakubonye ese ninde kwinjije kuri gate abo mwasize baranyinjije ubu noneho ninjye nawe nari narakubuze dore aho nahereye nguhamagara warankize blacklist umwana twabyaranye nkaguhamagara umwana twabyaranye urabizi ko nta kintu mumarira nkaguhamagara ukanyihorera rero ubu najenje ntabwo ushobora kuncika kuko imyaka mureze ni myinshi rwose ntabwo bishoboka gize amahirwe gusanze no mu kazi kawe ntabwo byashoboka kuko maze kunanirwa ndashaka ko nanjye unyakira aho ngereje ariko igihe nakubwire ntabwo wumva iki gituma umbwira ngo ugiye wambwire sinumva kanubanura bizi ko wantereranye kenshi
ntabwo bishoboka Nonese urashaka kurwana No, muri byo? ntabwo bishoboka Nonese urashaka kurwana? uriya mwana uramfasha kumurera cyangwa bibi bindi ntabwo byakunda ntabwo byashoboka Mamagare abasekirite bagutwara amaguru bose baze badukiranire turakiranirwa na leta ntabwo bishoboka Kanoba narakwihanganiye bishoboka Nonese uje kunyitwarira? vunika njyenyine urabizi aho nahereye ntabwo byashoboka rwose none urifuza iki? ndifuza kumfasha kurera umwana na leta nije nushaka kumbwire ngo abasekirite baze nta kibazo kuko uriya mwana ndamuvunikanye mu buryo buhagije urarya ukaryama we n'umugore wawe muguwe neza genda hangayitse n'umwana wawe ntabwo biri bushoboke nonese kumfata gutya nibyo bikemura ikibazo cyane rwose uhamagare baze badukiranire ngagenda turaza kwivugana nimugoroba sawa ubwo ni ntakubona nanone n'ubundi mu kazi nahamenye njye nawe shyamba we gusa inama zawe ndazakirwa nawe nzaze mushyikiriza nyine mubwire ko yabyitwaramo azitonde kandi urakoze kutugira inama gusa ashaka kuba afite umugore witonda atari nkanjye kuko ari jyewe shere nakwibagirwa ko wanankoye ese za fomu mwarazohereje? twarazohereje. Izi ko nta kintu mwazikozeho mwazigaruriye zidakoze? Zirakoze ahubwo ziri munsi zikozwe hejuru nizo zidakoze. Ejo muzibuke nazo mugire gute mubikoreho. So hari ikintu rero nari nguhamagariye. Harya ubu tumaze kugeza ku mushahara w'amafaranga angahe? 120. Okay. Kubera rero mbona witwara neza ku kazi kandi bishoboka yuko tumaranye n'iminsi kandi tubona rwose nta kibazo cyawe. Turumva mfite igifuzo cyo wazamuka ukava kuri uwo mushahara. Ngize boss kabisa. Gusa hari serivisi nshaka kugusaba. Nta kibazo. Nditeguye bro. Nditeguye kabisa. Bo. Hari umwana ashaka kwiyandikisha mu buryo bw'amategeko ndetse no mu bindi byose ukamwandikishaho ko ari uwawe. Ari uwande si ubusanzwe? Ari uwande? Wumva ibyo nkubwira ntabyumvishije? Ndi kubyumva. Umwana ukamwiyandikishaho ukavuga ko ari uwawe mu rwego rw'amategeko. Ibyo bintu nubikora witeguye kubona inyungu nyinshi zitari munsi ya $5,000,000 kandi ukazamurwa mu ntera mu kazi kuva kuri position wari uriho tukugereza ahandi. Sibyo? None se boss kankubazaho gatoya. Uwo mwana ntabwo nsobanuriye wo niyandikishaho n'uwanjye n'uwande. Urabizi neza nawe ko atari uwawe. Ntabwo n'umwana nshaka kuguka mwiyandikishaho. Wow. Sinzi niba uri kunyumva ariko. Ndi kukumva. Ibindi nzabigusobanurira wowe cyo ngusabye no kugira gute ugenda ugakora gutyo ukemera ko ari uwawe ukamwandikisha mu rwego rw'amategeko. Ibindi nzajya ngufasha haba gukemura ibibazo bye ndetse n'ikindi kibazo cyose wahura nacyo kubijyanye n'uriya mwana. Icyo nshaka gusa no kumwiyandikisha mu rwego rw'amategeko akaba ari ngiye nawe tubiziranye tugirana iyo gahunda tukaba tubiziranyeho. Boss iki kintu ntabwo nagikora. Ntabwo nagikora. Kuri uvuze ngo iki? Ntabwo nagikora pe. Ntibishoboka reka. Kubera impamvu utagikora? Ntabwo nagikora ngafata umwana utari uwanjye nkamwiyandikisha ibyo nazabisobanura nazabi. Oya ntabwo nabikora. Oya. Oya ntabwo nabikora ntabwo nakubeshya. Ntabwo nabikora. Ntabwo wafata umwana ukamwiyandikishaho ndi umusore ibyo nazabisobanura he. Oya. Ntabwo nabikora. Kuzi ko noneho bimeze? Yego. Wemera ko ndi boss wawe? Ndi boss wawe. Iyi kampani ukoramo ari yanjye? Ndabyemera boss. Ibintu babikora ku bw'itegeko ryanjye nka boss. Nutabikora uzajya gushaka undi boss. Yego.
bose akazi kawe ko akujya gukorera mu makosa nk'umeze gutyo oya uretse kumakanira none ahangaha sibyo uracyafite igihe cyo kubitekerezaho ejo mu masaha ya pause n'ubu utarafata decision yo gukora ibyo nkubwiye sibyo uzajya muri pause ntuzagaruke mu kazi kanyu arya bambwiye ngo miliyoni 5 yes genda bitekerezaho ejo amasaha tugera muri pause urayaza uzabe wamaye igisubizo yego amafaranga nta mafaranga ariko ndagenda mbyigeho ntacyo nzaza ngo igisubizo ariko uyongere nabwo nabikora hari igihe nabikora ndagenda genda bitekerezaho sibyo we genda sibyo yego boss sawa ariko we kutaryama bimeze bite niko igihe ubiri wicaye ahangaha ufite ikihe kibazo kutaryama ryama nyine wowe ufite amahoro ryama wowe udafite byinshi byo gutekereza ryama wowe nyine wagezeyo nawe ntagira nese ryama neza ikibazo ufite ni iki kuri cyawe waraje wicaye udashaka kuryama ariko umugabo twashakanye niwe ukiri uyu nguyu cyangwa yarahindutse niwe nyifite cyangwa hari undi ugenda akagaruka undi Samagwiza ubaye iki Amagwiza telefone yawe iri he telefone yanjye irashaka iki n'umbwiye ku musego umbwije ukuri ibi bintu ni ibiki ndimo kubona telefone hano ku musego ubundi warayishyiraga hariya Samagwiza ubaye iki Amagwiza bizana subiza ikintu ndimo kukubwira telefone hano ku musego ku mutwe simero uko hajya gumbwira ngo kuraza telefone ku musego ni bibi none ibi ni biki ese niba nibagiwe nkaza gusinzira ariko umuntu aryama arimo kuvugira kuri telefone akendaga aho abonye kuyisanza ahangaha urumva ari byo bigiye kuba urubanza sheri ibi bintu mbigenzuye kenshi ntabwo ari ubu ngubu none usanze bimeze bite sanze bimeze bite icyo ni igisubizo cyo kumva nk'umugore washatse ukunze akundi urarankundaga ndacyagukunda uracyankunda yes uru rugo se noneho ko mbona rwasubiye inyuma ko mbona rugiye kurutwa na za zindi ziba mu bishanga zidafite aho zihagarara nduzi ko nta naho ziba zihagaze ariko noneho wabaye iki ibyo n'ibiki uvuga wabaye iki ibaze kuba turi hano urugo rwacu ruri mu gishanga hano mu rugo nta n'amafaranga 10,000 amafaranga se yari he mugabo mwiza ariko mama Gwiza narabikubwiye ko ariko se washubije urambwira mama Gwiza iki mbwira uta amafaranga nyine nyumva ibihombo twagize muri no minsi mu Rwanda urabizi ntase ni gutumbwira ngo icyo utazi ni iki handi atabonekamo ni n'urumiye birashoboka kubera ko amafaranga yose dusaremo hariya ni credit urabizi banki itiyatwara dushobora kuba turiho nabi none ahangaha kubera ikibazo cy'iki kiriya credit ntabwo rero ntakagombye kujyana kurenga telefone ngo nayiseguye ngo nayiryame hoya gituma urara wicayeho udashaka kuryama wa mugabo we rero uko twakundanye nuko twabanye simbisubiramo sibyo nabanje kukubaza ikibazo cya telefone ntago nigeze nyurwa n'icyo amafaranga ntago nyuzwe ndagira ngo umva mana we ntusaze mu bwonko ntusaze mbere wafataga telefone yanjye ukayitwara njye ariko ko telefone yanjye ibiri hari ko ntacyo mpisha
bajya bavuga ngo uwikeka amabinga burya aba yarwaye. Nibyo ndabivuga. Ntabwo wafata telefone ngo uyishyire ku gutwi kwawe hano noneho wamazemo urumuri uzi ngo sinabigenzuye. None se ayo mabingo nkeka we yarambonana? Nayo mbona nzayabona wenda ubwo. Ariko none mubiza wabaye iki? Ryama wowe ufite amahoro. Amahoro se urayabuzwa n'iki? Kuba dufite ikibazo cya credit muri banki gituma amafaranga atakinjira mu rugo nk'ibisanzwe ngo telefone wayisanze ku musego ibintu by'igikuraza amajoro. Credit yinjiye no muri telefone. Wanze kuzimya amatara dore amatara arayaka niri nicaye nanjye ntabwo niba gusinzira kubera wowe. Ryama wowe ufite ibitotsi. Ndabona credit yarinjiye no muri telefone mo imbere. Ntacyo. Akamabwiza watuje. Wambabare wa. Ibibazo bizarangira. Ibibazo bizarangira birangijwe nande? Tuzabirangiza ngiye nawe nk'umugore wanjye nashatse kandi dukundana. None ngo ko ntaryama. Ryama yo wagezeyo nyine. Ariko mama Gwiza. Ariko ibyo kunyita mama Gwiza byo ni ibiki? Nese ntabwo utanashubije. Mbabarira. Ntabwo ukiri umwana mama w'umwana wanjye. Mama w'umwana wawe. Ubona sese? Reka mureke. Ndabona udashaka kuryama. Uraryama? Reka niryamire da. Gusa uryamye ushubije? Icyo nakubwiye cyo ibibazo dufite urabizi. Niba ushaka ko tubikemurira hamwe tuzabikemura. Ariko niba udashaka kujya uri amajoro ukanuye honze kuzimya n'amatara muri chambre neza urumuri ni akazi kawe. Uraryamye? Sima ndetse nk'iryamira. Utanshubije? Nusiri mu biki? Reka niryamire. Ntabwo nabyemera. Mama Gwiza amahoro. Ntabwo nabyemera. Amahoro ndakwiyamye. Utamagurukiriza sukari dore babarira. Kaho ryama. Nk'abashumba nari gushaka ingana nzanye umwana hano papa wo muri ubu genda gake uti papa wo muri urugo ni papa w'uyu mwana twarabyaranye nta kintu amfasha nta mashuri amwishyurira nta ndezo nta kintu ntazi uko abayeho nari muzanye rero. Mwahuriye hano se? Aho twaba twarahuriye hose mpfa kumenya ko hano ari iwe kandi akaba ari muri iyi nzu nta kindi. Uyu se no kandi simva ahangaha ikibazo kidakemutse ko byagenda kose cyane rwose. Gwiza uramuzi? Ndamuzi. Ubona asa nk'uyu? Barasa. Uyu ni umwana we. Mbona uri umusirimu ko mbona umwana wacu piye kubera papa atamwitaho. Ariko se ahubwo ndamushaka none aho ngubu. Mbara nkubwire. Ndumva naseka undi numva naguhobera muri make. Waseka wampobera wagira ute ibyo uvuga byose birafata ubusa kuko uyu mwana ni uwa papa Gwiza. Ubundi Claude ubundi abakingwa ari mu biki koko kira gicucu ubundi kankubaza murarya mukaryama mukagubwa neza ntazi ko umwana wabayeho ibyo rero ntubimbwiye kuko umwana wanjye nawe yavukiye amezi 9 nk'abana bawe. Mada wafashe ugasohoka? Ntabwo nsohoka. Ibyo ukabivugira hari inyuma hari abakingurura. Ntabwo nsohoka. Nkamuzana turakizwa na leta ukavugana kuko njyeweho mwaryama ntabwo nari bari. Uwo nshaka nta nubwo ari wowe urimo hano. Wajya ukamushyiraho mwabikoreye yahagusanga kubera ko arimo hano. Kubera ko arimo hano. Arimo hano. Ariko mata abantu hamwe mwigize inkuri zo gusenya ingo z'abantu. Nta byindi. Waryamanaga n'uramugabo ubona ari umusore cyangwa ubona ari umugabo? Yambwiraga ko ari umusore nyuma za kwibeshya ko afite sohoka. Ntabwo nsohoka. Ko nshaka ni papa Gwiza twagana. Hano wabaye. Ntabwo bishoboka. Uyu mwana wawe nari muzanye. Papa Gwiza uyu mwana wawe.